izo ntare mureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya. Izo ntare mureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya. Ibyo bibazo ubona biraziritse, nimuhumure mwitinya. Izo ngorane ureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya. Haleluya! Mwaramutse bene data, ni Evangeliste Ernest ubasuhuza. Uyu ni umutsima wa buri munsi, aho tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo gusenga bituma intare zari zitwandikiwe zitubera abarinzi. Turi mu cyumweru cy'amasengesho, ubyibuke. Gusenga bituma intare twari twandikiwe zitubera abarinzi. Ese ni gute umuntu w'Imana ashobora kwandikirwa intare ngo zimushanyaguze zimurye? Nigeze mu byigisho byabanje nkubwira kuri guverinoma ya Satani, nkubwira ko guverinoma ya Satani, aho Satani acurira imigambi mibisha yo kumira bunguri no guhitana abantu, igizwe n'ingabo z'abadayimoni ziva ikuzimu zikazana misiyo zihawe na Satani, guteza abantu impanuka, guteza abantu impfu zitunguranye, indwara zihoraho ugasanga umuntu abaho ariko yarabihiwe n'ubuzima. Kandi nakubwiye ko muri guverinoma ya Satani habamo n'abahanuzi b'ibinyoma. Umuntu akaguhanurira ibintu bitazigira bisohora, umuntu akaguhahamura mu buhanuzi, umuntu akaguhanurira ibintu bivuye ku mwuka wa Satani. Rimwe na rimwe niyo wabibona ntibirambe, ntibikugirira akamaro. Satani ngo yigeze abibwira mu Kristo mu rugendo ngo uwo mwami wanyu wo hejuru ngo ibintu bye biratinda, ngo ariko ibyanjye biza vuba, ngo unkurikiye naguha ku byanjye bisohora vuba. Mu gihe iby'uwo mwami wanyu wo hejuru, iyo mana yanyu, bimeze nka serumu, agatonyi kamwe ntikazaguteza imbere. Ndagira ngo nkubwire ko kandi hari na Antikristo. Guverinoma ya Satani, abahanuzi b'ibinyoma, Antikristo, ndetse n'ingabo z'abadayimoni, kongeraho Satani coordinator cyangwa umuhuza wabyo. Abo rero baricara bagakorera inama ikuzimu, bakavuga ngo Danieli, gusenga kwe kuratuzengereje, kuratuma imirimo yacu, inama dukorere kuzimu zidahama. Bagategura intare, bakakwandikira intare. Danieli, uri kunyumva muri iki gitondo, uzi agaciro k'amasengesho, komera ku ibanga ukomeze gusenga, kuko topic yaje ikubwira ngo amasengesho dusenga, Imana ishimwe, atuma Imana ifata intare Satani yatwandikiye zigahinduka abarinzi bacu, kandi zari zahawe mission yo kudushanyaguza. Izi ntare ngo zari zimaze 3 zitarya. Reka tubisome muri Danieli ibice 6 umurongo wa 23, twumva icyo Imana ivugana natwe. Karibu mu ijambo ry'Imana. Reka dusome. Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe Nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Twikirize tuti amen. Reka nguha amabanga 2 yo gukubita intare zakwandikiwe, ubundi dusenge. Ibanga rya mbere ni ukutagaragarwaho n'igicumuro, ni ukutagaragarwaho n'ibyaha, ni ukutagaragarwaho n'amafuti. Shaka ukuntu wakiranukira Imana, shaka ukuntu wihanukizwe, va mu byaha. Biragaragara nk'umwanda imbere y'Imana, kuko iri ni ryo banga rya mbere Danieli yakubitishije intare zamwandikiwe. Amasengesho ya Danieli ameze nka doze y'imiti yo kwa muganga. Mu gitondo Danieli akagira uburyo asengamo, saa sita akagira uburyo asengamo, ku mugoroba akagira uburyo asengamo, akagira yo kwiyiriza, akagira yo kurya, akagira yo asenga agenda, akagira yo asenga aryamye. Gusoma ijambo ry'Imana, kugirana ibihe n'Uwiteka. Tugeze mu bihe bigoye bya tekinoloji, by'ubukene, bya stress,
akazi kenshi Imana iravugana nawe ngo re mu buryo bwo kubana nayo. Iga uburyo bwo gukiranukira Imana no kwera imbuto aho uba, aho ukorera Imana ikugaragareho, aho utuye Imana ikugaragareho, aho usengera Imana ikugaragareho. Undi murimo Imana ije kuwukora. Intare bazisonjesheje iminsi 3, zirasonza bifatika, ariko Daniel agiyemo Imana yari yavuganye n'intare ko haje kuza umuntu wasenze uziranye nayo. Intare ziramumenya, zimwe ziramutangira ngo atavunika imbavu agwa mu rwobo, izindi ziramufubika abana nazo, kugeza ubwo amasengesho yagiye kubuza umwami gusinzira. Nuba imbere y'Imana, abagambiriye kukubuza ibitotsi nibo bazabibura. Binkubwira n'ukuri, nuba imbere y'Imana ibyagambiriye kukwica bizapfa ureba. Nuba imbere y'Imana ibyagambiriye gutuma usara bizasara ureba. Nuba imbere y'Imana uzaba resilient. Nuba imbere y'Imana guverinoma ya Satani nta kizagutwara. Umwuka atanga amakuru w'Imana, Mwuka w'Imana ararema n'ibitariho. Nuba imbere y'Imana uzabyara bitari gushoboka, uzarya bitari gushoboka, uzazamurwa mu ntera bitari gushoboka. Niko Uwiteka ari kuvugana nawe. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikugezeho rikubwira ngo ibyago wari warandikiwe birahagarikwa no kuba imbere y'Imana, ugaca bugufi, ugasenga, ukagabanya amarere, kuko umubiri urashukana. Umubiri ushuka abantu, bakarya nabi, bakanywa nabi, bagasinda, bagasambana, bakiyandarika. Ariko Bibiliya ikambwira ngo abava mu masezerano izabayobesha kubashyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera. Iyo turi mu Mana turakomera, n'amagufa yacu agakomera, ubwonko bugakomera, ubwenge bugakomera, imigisha ikaza igasanga dukomeye. Nkwifurije gukomerera mu Mana, nkwifurije kubaka uburyo bwo gusenga no kuganira n'Imana, nkwifurije kugira umunsi mwiza w'umugisha. Iri jambo riratuma ukomera, riratuma ukandagira aho utakandagiraga, riratuma ugenda, riratuma ukomanga aho utakomangaga. Gira kwizera, dusenge. Mana, turagushimiye. Ni wowe urema n'ibitariho bikabaho. Ni wowe ufata intare zatwandikiwe, ibyago byatwandikiwe, kaga katwandikiwe, ukagakubita hasi kubwo gusenga. Dusengeye muri iki gitondo umuntu wese ufite kwizera ko akaga yari afite, ibyari bimuhangayikishije ubikubise hasi, byari bicuramye ukaba ubicuranuye bikavamo ikintu, ibidafite ishusho ukabiha ishusho ku bw'aya masengesho dusenze. Umuntu wese wizeye udukurikiye n'ibimubera uko yizeye, niyakire gutabarwa, niyakire gusubizwa ku cyifuzo amaranye iminsi, kandi niyakire imbabazi ku byaha agize umutima wo kwihana, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Imana ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza. Izo ntare mureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya. Izo ntare mureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya. Ibyo bibazo ubona biraziritse, nimuhumure mwitinya. Izo ngorane ureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya. Haleluya. Mukristo ari mu rugendo yerekeza mu gihugu cyo mu ijuru, ngo aragenda, ngo agera ahantu ahura n'intare, abona intare, ngashaka no gusubira inyuma. Umutima uramubwira ngo subira inyuma, ngo ariko aza kwakira amakuru amubwira ko izo ntare ari kubona ziziritse. Dore Imana icyubahiro. Haleluya. Ibyakagombye kudusubiza inyuma akenshi bidusubiza inyuma, ariko wabiziritse. Ibiduca intege muri urugendo akenshi biduca intege, ariko wabiziritse. Dusobanukirwe. Izo ntare mureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya. Izo ntare mureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya.
reka dusenge.